Bagiye mu bikorwa byanjye bwite simboneke kenshi urumva nari naracitse n'intege z'uko murundi gukomeza guhatiriza zo guhatiriza ariko nyine nyifite cya cyizere nyuma nyine numvishije iriya nkuru gusa nyine nihaye akanyabugabo ndavuga wow ni byiza numvishije kanongere nzoro mugara so rero ntabwo ari uko nabifata kandi cyanzanye naje ndiseriye je naje ndi mu rukundo ndiseriye ntabwo nari ndi mu gakino abafana byumve ngewe ntabwo ndi mu gakino naje ndiseriye nyine icyo nombwira ndamukunda n'abantu babyumva kebine koko thank you ibyo gusese mu ikindi turabikora turi muhira cyangwa se kwa turabikora ku ruhande so icyo nababwira nyine babibonye arahari namubonye gusa ari ikindi ndamufite uramufite ntabwo ndi singo reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe muri kumwe na Keza cyangwa se uwo nakita Sandrine uko wabyumva kose ariko ni umuntu umwe reka wenda ntangire mbasuhuza nanabashimira kutwereka yuko mudukurikirana cyane nshimira buri wese wambabariye nshimira buri wese wumvishije igitekerezo cyangwa se amagambo navuze cyangwa se kwiregura kwanjye cyangwa gusaba imbabazi kwanjye buri muntu wese waba warabikoze waba waravuze ati Keza reka mubabarire yari ari mu kazi yari muri business ndagushimira cyane n'ubu nkibwira buri wese utarambabarira cyangwa turavuga kugira ngo yumve yuko ibyo nakoze nabikoreshwaga n'akazi kandi nabikoze ari akazi ka buri munsi nkuko umuntu wese yakora akazi kamuhemba ikavuge ni nawe utarambabarira igihe kizagira uzambabarira kandi uzabyumva nawe mbabariye ndagushimiye cyane imbere yanjye hari abatumirwa murabazi ntago ubwa mbere tubatumiye bambaye neza cyane reka wenda ni murundi n'umukobwa witwa Pendo mutuye mubazi nabo navuga ko murundi nawe n'umuntu twakinanye iyo filme mwaramubonye inshuro nyinshi turi kumwe aza kugaragara ankubita ni byinshi byabaye mwabonye byagaragaye uyu munsi rero yaje azanye n'undi mukobwa mwiza cyane mutuye mozi nubwo ari kundeba nagasuzuguro muri rinete kuri kundeba nawe ubu nta kintu tugipfa humura ubu nta kintu tugipfa ubu ngubu ndishimye nta kibazo mfite na kimwe Bikaroreho mbaye ikaze mu kiganiro ntabatindira urundi aje kugira ngo atugaragarize ko yaje mu yindi sura nshyashya aratubwira impamvu ari kumwe n'uyu mukobwa kuri inshuro ubushize ntago byayemeze neza ariko uko biri kose ndabona hari cyahindutse muri utuguhaye ikaze so murakoze cyane murakoze komikaze kuri Kigali 50 akikibanza uvuze 50 nyibutse umuntu akwibuke shaka mvuge 250 nanjye rega ndakiza icyambere kibanze mbere yo gusobanura ibya Kigali 50 kamanze nshimire abantu baduhaye imbabazi na respect kude shapo honore imbabazi ndashimira cyane shimire n'aba fans ba Kigali 50 bagiye gufata umwanya wumviriza ibintu ugiye kutuganiriza ariko hagati aho ngaho nawe akantu utansobanuriye ubango ngo nta kintu tugipfa mwafi kino nta kintu tugipfa kuko Pendo mbere twapfa gutuntu twinshi nyine urumva waranyemeraga nawe wagukunda nyine kubona nago biri guhora neza ariko ubu naramuhariye ubu Pendo naraguhariye shake byarashimije cyane nge mbere na mbere nyumva ko byari film nago kumva ukuntu nishimye so urabizi ko kenshi twajyaga tuhura nyine mvuga ko mushaka urumva ko nyine harimo akantu ako byaranshimishije byari nyuma rero yo kubona yuko ya murundi ndetse nanjye wenda ndike kuvuga Keza batagira ngo nundi mbere yo kubona yuko murundi na Keza bisa n'ibintu byari byarateguye bitari ibintu byanyabyo wabyakiriye gute nyine kumva yuko urumva wasaga n'umuntu uhanganye nanjye ku ruhande rumwe ubundi ugasanga nyine ukavuga ati murundi impamvu atanyemerera no kubera Keza ibici n'ibiki ku rundi ruhande wumvise umeze gute ukimenya ko ibintu bitari byo murundi atakundanye nanjye
ikintu navuga ni uko byanshimishije cyane. Ntabwo negeze mbabara kuko wenda musa nkaho mwabeshya abafana banyu kuko nanjye naje nkunda Murundi ndi umufana we, ariko nyine njye narabashigikiye. Ku rundi ruhande byaranshimishije, ariko nanone wahise umwiharira. ntabwo nahise mwiharira kuko iki cyagushimisha yari ataranabyemera, gusa nyine nyuma yaranshatse nyine urumva arabyemera nyine nyuma byageze bintera ikibazo cyane. Gusa nyine byaranshimishije cyane kuba narasanze ari filme, bituma nyine nkomeza kugira n'imbaraga noneho zo kumukunda cyane. Nanone ikiri nishimiye ko nasanze iriya yari filme yanditse neza, ni nziza pe. ngo urayikunze? Narayikunze cyane, ahubwo nimuyigira official nanjye uzakinamo kabisa. Kuko ni byiza cyane pe, byaranshimishije. Gusa abafana bivugira nyine ibyabo, hari abo bitashimishije byababaje. Gusa icyo nababwira ni kimwe, business ni business. Baba babarira, nta kintu bitwaye, mugakomeza film ahubwo bakabatera inkunga n'imbaraga cyane. Ku magambo aduhumuriza tubwiye murureke wenda kugaruke ku rundi ruhande. Ndakeka duherukana Pendo muri kumwe haciye iminsi. Ikindi Pendo kumaze iminsi utagaragara uri mu biki? Kuko hari abantu bagushatse ntiwaboneka, ejo ntiwaboneka, ubona uje nyuma y'igihe, uje nyuma y'inkuru nziza yagaragaye kuri wowe ko umaze iminsi udahari. Wari uri mu biki? Nari mbagiye mu bikorwa byanjye bwite, simboneke kenshi. Urumva nari naracitse n'intege z'uko Murundi gukomeza guhatiriza, ariko nyine nyifite cya cyizere. Nyuma nyine numvishije iriya nkuru, gusa nyine nihaye akanyabugabo ndavuga wow, ni byiza. Numvishije nongere nzora umugara nahubwo wenda reka negereze ukuntu ibintu bizagenda. So nyine ntabwo nari nabona igisubizo ngo menye ngo wenda results zagenze gute, bimeze bite, se Murundi wenda mfata gute. Ibyo ni ibintu ntaramenya. Gusa icyo nzi neza nuko hamwe n'Imana wenda ntawamenya. Duherukana rero we na Pendo igihaguha impanuka yanga. Kuri ubu ngubu mumeranye gute? Kuko uko biri kose umuntu warebye ahita yibwira ko hari ikiri kujya mbere noneho byibura. Kuko Pendo yagaragaje inshuro nyinshi kagukunda, ariko ukabibamba uvuga uti nyamara Keza niwe nkunda. Ubu ngubu Keza yararangiye, ubu ngubu turi mu buzima bwawe busanzwe, ntago turi mu kazi, turi muri business. Ubu n'ubuzima bwawe busanzwe dushaka kugira ngo tukubazeho. Tubwire hagati yawe na Pendo kuri uyu munsi bimeze gute? Hagati aho icyo no kubwira bivanye n'igihe muheruka kutubona na Pendo. Nanone mu kiganiro muheruka kuvuga kuri Kigali, naramusabye sorry nk'abandi bose. Nasabye sorry bafashe nabi ibintu twakoze na Keza na Yaka twese nka team. Nawe namusabye sorry ku kuntu yampaye impano nka yanga. Ndakeka ari nabyo byatumye akeshi cyane muduhuza bigakunda ko duhura mukatuganiriza. Namusabye sorry, namubwira ati impano ko warayimaye nka yanga sinzi cyari kishimwe indani, nta muntu wanga impano to. Byo kusanga ko n'abafana barabimbwiye wakoze ikosa ryatara kanagavuze. Ndakeka ari nabyo byatumye akeshi muduhuza bigakunda. Ngo nyine hagati aho ngaho twarakomeze turacata WhatsApp bisanzwe. Nawe ndamwandikira WhatsApp ndamubwira ibyo mvuza ngaha kuri kamera, nawe namubwiye WhatsApp. Ko rero katumaze igihe tuganira bisanzwe, ariko sinavuga ngo hari ibirenze cyangwa se ngo by'urukundo ngo twarimwo cyangwa se ngo iki happy. Uvuze ngo ubu ngubu ntashaka kuvuga ko ntaki. Okay, twaraganiriye nk'umukobwa n'umuhungu. Wajye uvuga ikintu kigasohoka, kuko urashaka kubivuga ubundi ukabyanga. Bivuge bisohoke. Kuba wavuga ati njye na Pendo tuhagaze neza mu rukundo, ibyo ntago ari ikibazo, ni ibintu bishimishije, ni felicitation. Ariko uri kunyura ngo urabona ngo twaraganiriye, nyuma kuganira havuyemo inzi. Arakana nawe wifitemo numva watuma umuntu asora ikintu kitanamurimo. Kakaraba ngo rasa ku ntego ngo rugiye kubivuga. Babonye gute ko nangiye kuvuga amagambo uri gukoresha ni yandi twakoreshaga cyadi. Rero ese nkubeshe mvuge ngo twarakundanye rutakundanye.
twaraganiriye nyine nk'umuhungu n'umukobwa tu nawe urabyumva ku kantu ubwo kisobanuriye kandi ndabyumva bivuze ngo iyi ni couple twicara ase wagireka gusomera ikete ngibahasha ese kumbwiye ngo ni sobanurire ndisobanuriye sobanuye nabi cyangwa ni neza ni nko gusomera ikete ngibahasha akayizana kuko ari mu ikete indani ugatangira kusoma ibiri mu indani nawe ugiye kubisomera mu indani ko ntabwo wanze kuduha igisubizo cya nyacyo ubwo umuntu agiye kwisobanura twaraganiriye turagana birambuye okay ndamubwira nyene ko bitari ngombwa kuko ejo bundi nawe amaze kumenya n'ibintu ko byari bitegura arambwira atoke byambabaje nk'abandi bose ariko byananshimije ko narizi yuko Keza nawe yabyifashemo nabi ko narizi ko mukundana byanyabye ndiko kuri no saha mu mwanya tuganire hani ikiganiro nakoze hano waraho nyene kwanza sinanjye nanagitega ubwo umunyamakuru sinzi niyo yaje apfa asanga pendo turi kumwe yamamagaye agiye kunganiza agiye kumuhumuriza bivanye n'ukuntu abafana ko baramfata nabi banyiyumvamo nabi agaje kumumuriza aranje mbona n'itangazamakuru yadusanze abantu twasangiye akantu turasabana turaganira birambuye ni nazo mpamvu kuduhuza ngaha byakoroheye kuko urabizi nago byakabaye ngombwa uri guce ku ruhande ariko ndongera nkamagaruke nta kintu mu kibazo nakubaje nta kintu tsubishe ariko nta kibazo turaza kongera kwagaruka wenda reka ngira ikintu nibariza Pendo kuri iyi saha nk'umukobwa uri warakunze umusore mwihatana ryanjye nawe icyo gihe wumva guzatsinda wumva guzatsindwa bitewe n'ukuntu wabibonaga kiragiye waramaramaje ariko wumvaga uzatsinda cyangwa uzatsindwa ku ruhande rwanjye mu buzima bwanjye nkunda kwigirira icyizere nigirira icyizere nani nifitiye icyizere so rero icyizere gute ku muntu ufitiye umuntu afitiye umwana urumva wanesha umwana na nyina ku buryo yakigirira icyizere ntago nari kunesha umwana na nyina ariko nuko bari abagabo babiri barwanira umugore umwe n'umwana ubwo urumva barwaniraga umugore n'umwana so urumva rero hagati yabo ngewe nari naravuze ngo nzategereza sinzarambirwa kandi kuko narategereje ibintu byose noneho biranasobanuka rero abantu babiri ntago nizera hari kuvamo umuntu umwe byibuze wenda yavamo murundi akakwegukana n'umwana nari kubyakira nk'abandi bose gusa hagati aho disi hari inkuru yiwe mwacishije kuri Kigali nyuma yo kumufata nabi kuri jewe yuko nka gift yewe hari inkuru mwashije kuri Kigali yewe uya nkuru urayibuka yakoze narayirebye ni santima ziramfata tunavuga ati buretse nguce mu ijambo gatoye nyine wenda nubwo yiso ubanje kubimbariza ariko reka mbikubazaho gatoya hari ikiganiro twagiranye na Pendo nubwo mumubona gutya afite indi shusho y'ubuzima bwe ku ruhande tutari bwongere gusubira inyuma ngo tugiye kubiga uko yarabigaragaje yarabivuze hari ikiganiro yakoze kibabaje kinakomeye cyane umuntu wese yahita yumva yuko ari ikintu cy'ikibazo ku muntu cyangwa se ari ikintu umuntu afite ku mutima ariko yihanganira ku buryo aseka kandi ababaye ucyo niriya nkuru kandi yarakozwe n'umukobwa gukunda watereranye wanze kwereka nyine ko nawe muri kumwe mu rukundo wabyakiriye gute kijya nkuru nkiyibona kijya nkuru yarane agahinda nkuko nawe yakagutera nawe birebye ariko nanone mitantereza agatima inyuma nibuka ukuntu umwana yaje avuga ngo arankunda basi mfuma mwemerera basi na gato basi nkamwemerera kumukunda ukwezi basi iyo mutendeka ngafuma mwemerera ngo dukorane ukwezi kumwe nese numva yuko nanjye namubyonze nka babandi bamubyonze mu buzima numva ko nari namubyonze ukantu nako kubyonda n'ubyonda kubyonga basi kubyonga no kugiye gute kubyonga ni ese ndagasobanuye gute none dufate nk'ubu gutererana umuntu wowe wavunitse ako nego vunitse cyane none umuntu araje ararenduye gahise kavunika burundu kufyonda se kugusonga nyeka rugusonga numva bugari muvuga ngo gusonga numva bugari muvuga ngo gusonga ubwo nibyo ngibyo kivuga karugusonga no gupyonda mu kirundi kubyonga nyene ikintu cyabaye ukaza urendura hanyuma uza kubona yuko wakosheje kubutara mu nabonye ko nanjye nabyonze nk'ababandi ukuntu bamubyonze mu buzima bwiwe cyane abona yuko nagoza gakoza bagatuma n'umukobwa ubuzima bwe yaciyemwo kuba nawe yumvishe kankunda akanabivuga nshimira no kwiba kwitangazamakuru nanjye ubwanjye ndigaye ndababaje ndumva ko kanda mu gihe ako kantu n'ubu ngubu nakamubwira narakarebye
numva agahinda karanyishe tu akajambo mubwira rero kubwa ku kantu wamenye ko ubuzima bw'utaruzi gira ikintu wabwira nyine ko nomubwira yihanganira ubuzima yaciyemwo ejo neza ntagara ko murundi se muru ko namwikoze ashaka mvuga iki wagize ikintu mubwira ndamukunda ntabwo ari kumvuze nyine gira ikintu mubwira nk'umuntu wabonye inkuru yibabaje ariko nyuma ukabona none agufitiye nyine ibyiyumvo nabwiye ngo iyo nkuru niyibona hatantekereza nkasubiza agatima membero nkibuka ibyo yaje avuga kuntu yaje ansaba urukundo kuko ntiyaje muri za content zacu na Keza nayaga yaje afite umutima w'urukundo koko bunyine nkibona nashuje agatima membere nyuma nibuka ukuntu yaje anazana na gift mpita numva koko yuko nanjye nshobora kuba ndimo barimo baramuhangayikisha umva nyine nagiye kumukubita agatima ako gatima kaje nta kintu cyaje kuvamo nyine kubita agatima ku kintu karagera ngaho nyine ikintu kumva ko kirakwegera buke kandi imbere wumvaga ko kiri kure numva nyine nangiye kumwiyumvamo ukuntu ariko nta birenze gusa nkumva yuko umwana yafashe umwanya wo kuvuga ko kuza kumbwira biriya gurumva byo bimazemo igihe ndabona ko namuwabaje ndeba n'ubuzima bwe yaciyemo numva nanjye ubwanjye nanjye ndiyanze murundagira ngo ukebuke umurebe wihituze mukebuke umurebe nyine hari amagambo ngiye kukubwira nyine icebuke umurebe bikore muro nyine bikora uraza kumenya impamvu mbikubwira muro kwigwita uvayo se ariko ugira isoni mukebuke umurebe ndabandi kukubwira nyishaka namurebe ngo mufata akaboko mufata akaboko bisanzwe ntago ari ibintu bikaze ke wakihanganya ukareka ko kibi ngibi wenda niba bindi mwe twanabikora no ngaha wenda tugakora nibirenze byishaka abantu benshi baravuze bashaka ngaragaza iki abantu benshi baravuze muri kira kiganiro Pendo yakoze twakoranye ubushize ari wenyine agaragaza byamubayeho mu buzima busanzwe wenda bitaremo muri ibingibi dukora bindi ari kuvuga ibintu by'ubuzima bwe we na onkere n'ibiki abenshi baravuze bati wa mwana yarababajwe ariko nubwo yababajwe mu buzima bwe haje kuza no murundi aramubabaza byari biri muri comment uje kugenda uraza kubibona hari no murundi waje aramubabaza haramwinginga umurundi nta mutima ugira urikunda ufata uwo mwana umuhoza amarira uri kumva abenshi bifuza yuko nyine hari ikindi kintu wabikoraho ariko nyine wowe uri kugaragaza yuko ukiri kumutera umugongo kucyo kiri gukomeza kwerekana yuko atari ibintu bigufasheho bitanakuriho ntabwo ndi kumutera umugongo kuko ndi kumutera umugongo kuri no saha nabwo mba ariko ndatanga bino bisobanuro ntabwo mba twicanye nawe turimo kuganira abizi mbere aza nabona yuko nyine ari nk'umuntu aje kuntesha umutwe ariko nyibona story y'ubuzima bwiwe nahise numva ko byabintu kuko ari byanyabyo ari ibintu birimo biramubabaza kandi byanamubangamiye yabonye yafashe umwanya wo kubisohora ko rero so kumutera umugongo nakomeze yiturize umwana w'umukobwa nta kintu abaye ni umwana mwiza Pendo biri ko birangiza asi kwihaka boko kwitumure kora ikibazo cyo kumushaka boko bisengira amatsiko ikibazo cyo kumushaka boko ahubwo ikibazo ni cyo gusohora amagambo arenze nese kuvuga byanze kuvuga nyine muri kuvuga nabifite ntago nabibura oya mubwire nsengira amatsiko uravuze ngo nyine ngo niturize sibyo ntabwo rero urambwire ngo none se nyine ntuze kubera iki niba utuza nyine naratuje ariko nyine ijambo byibuza kuvuga sibyo Keza ibintu arimo kukubaza nange nabitegereye numva ngomba ako niba mutunyega kubariza ngombe shake kubyumva yadanje ndavuga ndakubariza ndamubariza wanga kunsubiza none nawe mwibariza yagutumye kumubariza ariko wenda ntago namubaza ngo urankunda wowe urabizi ko ngukunda kubera icyo ngiye ngo ni ntuze bisobanuye iki hari ikizere muri make kankibariza cya gihe waza uje kunsaba urukundo ushaka kugira iki style y'ukuntu nabikinyemo cyangwa se ukuntu nakwiyama ko amaze kumenya ko acting nari ndimwo ubuse ninkwemerera none nagwe komeza tekereza ko acting ndimwo tena oya impamvu ntabyemera nuko biriya byagiye ku mugaragaro kandi ngiyewe ntabwo ariko mbifata mu buzima busanzwe ndi umukinnyi wa filime nzi acting icyari cyo so rero ntabwo ari uko nabifata kandi cyanzanye naje ndi seriye je naje ndi mu rukundo ndi seriye ntabwo nari ndi mu gakino byumve ngewe ntabwo ndi mu gakino naje ndi seriye muri ndagukunda ndi seriye ibintu nakoraga byose nari seriye so rero nubwo wabikoraga uri mu gakino ntabwo nari inkazi
gusa naho nkamenyeye biranshimishije ko narebye kubivuga bisa nkaho namukina narebye kubimubwira ati na ku ruhande urako none wanishe za script banyandikiye urako nabanzisha akomeza yenda mu actinga baby wihangana nako actingiyeho gusa nyine ariko ntabwo uramusubiza ikibazo yakubaza. Okay, na ushaka kumusubiza kuki? Ndashaka kumusubiza cyane unasubiza KEZA yakubajije nanjye wenda nicyumvire mbagiye gusubiza abantu babiri muri divuge tobora urambwiye ngo don't worry nyine nuze ndatuza mu okay mu magambo make ni nkubwira ngo umuntu azokubwira ngo tuza wumve ko akuri inyuma basi ya ndabyumva undi inyuma ari kukwirukanse se ngo akuri inyuma ya ndabyumva ndamufashe mu mugongo none se njye wumva nkubwira urukundo naje nshaka sibyo ntabwo naje nshaka urukundo rwo kugira ngo turyoshye relaxing bisanzwe ibyo ni ibintu umuntu yarabikoze yarabihazi ntabwo ari byo najemo njye nshaka urukundo wa muntu umurukunda kankunda na nyangamukunda tukagera aho twubaka umuryango icyo nicyo kintu nkeneye so nimba uzi ko reka mbikubwirire n'imbere ya kamera nimba uzi ko wenda ntago nzi icyo urimo gutekereza ku mutima wowe ngubu ndabona akanyamuneza nawe ndumva nubwo utarimo kumpa igisubizo ako ndimo ndakiyako ndashaka ko kikuvamo so ntago nimba umva mubwire nimba uzi ko wenda ku mutima wawe urimo kunkunda ugiye kumpa igisubizo nk'uko natwe tujya tukiba agataho nuko mvuga ibintu uretse se ntago nkeneye rwa rukundo abantu umuntu aza akagukinisha ntago ndi muri relax ibyo byumve neza so ndi umukobwa wishoboye ndi umukobwa ukunda gukora cyane niteza imbere ntago relax rwose nkeneye pe nkeneye umuntu twubakana nkeneye umuntu tubwizanye ukuri nkeneye umuntu tugirana inama uwo niwo muntu nkeneye mu buzima bwanjye wumvishije ubuzima bwanjye ndabyumva warabyumvishije n'abantu benshi ndabashimira byabakozeho abanyihanganishije ndabashimira cyane abafana banjye rero ntabwo nkeneye umuntu wongera kunkomeretsa bwa kabiri nyine icyo ngiye kuvuga dusibye gucisha ibintu kure cyangwa se gukenera kurondora ari jambo navuze mbere ngo nkibona iya story yiwe y'ubuzima bwiwe nahise numva ntangiye guteza agatima natekeje agatima inyuma numva ukuntu nanjye sa nkaho nangiye mu bamubyonga nanjye kumva ngize agatima membero nyine agatima gatangiye kumuteraho ubwo niba mvuze uko nguko urumva umutima ugiye gutera ukakugarukira ukumva yuko umuntu yagukoreye amakosa umutima ubwo niwe kubigutekereza uwo muntu utangira kumwumva neza ukumva yuko byaba ngombwa ukanamusaba ikigongwe cyo nakimusabye kuri gift yampaye ubwo ndakeka ibyo yarabibonye yarabyakiriye ubwo rero kuvuga ngo ndashaka kukumbwira ko nkunda ubwo navuze ayo magambo urumva yuko nkuri nyuma canke se sangaho nkaho nkufise nubwo narabivuga kuri kamera nkawe ngo ndagukunda ubwo nyine ibisobanuro byinshi ashobora kuba wobyiye guse pento hari ikintu umvisemo murundi nta kintu numvisemo ibintu navuze tukubajije inshuro eshatu kino kintu nta kintu uri gusubiza ibintu navuze nk'umuhanga yumvishe kino kiganiro umuhanga kuri cyo kiganiro navuze mbere ya byose nkivuga ngo nateye agatima amembere nsubiza agatima inyuma ntangira kubona ko ndi muri bamwe bamubyonga numva umutima utangiye kongera kumwibuka cyangwa se gukenera wavuze reka kutubwira banza wumve umuntu nyene yabanje agatekereza ikigana cyumviza cyose yumvishe mbere ke atanavuga nibi yumvishe ibintu nashatse kuvuga cyangwa se ibintu navuze abatumubwira utarabyumva utanabyumvise okay KEZA reka mubaze murundi reka nkubaze mu muco wacu wa Kinyarwanda abantu nyine benshi barabimbwiye ko nishe umuco wo kugenda akabwira umuhungu nyine ko mukunda so urumva iyo umuntu agiye kwerura icyo kintu nuko kiba cyamurenze sibyo ngiye naraje imbere ya kamera ndavuga ngo
n'umuntu nazanye ndavuga ngo ndagukunda ubundi ijambo uvanye mu mutima rivano mu nda rikazamuka iyo risohotse rero iryo riba ari ijambo rivuye indani sibyo naho kuncisha ku ruhande ngo muri inyuma ngo uza abantu bandi inyuma ni benshi cyane abantu bandi inyuma ni benshi so rero kuba naraje ngavuga imbere ya kamera ngavuga ngo nkunda murundi nuko ngukunda byanyabyo sibyo kandi ntago bivuze ko hano hanze hatari abasore babimbwira ariko buri umutima ukunda uzahana iryo jambo hano ryavuye uzi ikintu nahagaritse abanyarwanda bose uzi ibintu bambwiye naremeye ntumuco ariko mvuga ikintu kirimo indani aho kugira ngo kinyiciremo indani ndakibura ntago wataye none wowe rero nyuma yuko uyavugishije kuri wowe uri guce ku ruhande ngo wumvise ngo wumvise neza ikiganiro uvuga ikintu ko kimeze niba kitanahari umubwiza ukuri nkunda kuvuga ibintu nkatanga n'intumbero y'ibyo bintu aho byaje biva n'ukuntu niba uwo muntu rufate ndamwiyumvamo cyangwa se ndamukunda uko byaje biva n'impamvu yabiteye mu kumukunda suko nayo nsanzwe muzi jewe suko namukunze kubera ko yaje bagunda gukunda ahubwo icyatumye ntangiye kugira santima zimukunda nuko nabonye iyo story yewe nkahita ntekereza n'ukuntu yafashe umwanya wo kuza kumbwira yuko ankunda yari yarabuze ukuntu abimbwira mbonye iyo story ubwo nibyo byatumye bitangira ko nyine ubu bigeze hehe niba byaragukoze ku mutima ubu bigeze turashaka kumenyerega ubu bigeze he nimba uvuga ati narebye interview yakoze numva ingozi ku mutima numva ndibo bamuhemukiye ubu rero bimeze nese numva yuko nshobora kuba nanjye no muba hafi nk'umuntu ashobora kuba muba hafi maze kubona iyo story yiwe ndabona ko yakuze ababazwa nibwo nanjye ntabirenze mba mpagaze cyangwa se mfite ariko nshobora kuba no mufasha uzango usanga cyangwa se nkamuba hafi nubwo nyine nari nabasha kubimubwira ariko nahise nanjye kupima ko nshaka no kuba muba hafi umwana nawe yabayeho nabi noneho afata umuntu wa mbere agiye kubwira ko akunda ahera kuri jewe birangira ndamukatiye byo kosa narikoze nangiye kumva noneho ndimo kumukunda numva ko nshobora kuba no muba hafi urikumva ko nabwo nawe mubwira gusa ni ngundi kubivuga uko nawe ashobora kuba yobyumva cyane n'undi muntu akabyumva si ngombwa ndamubwire ngo ndagukunda ake basi bimbwire nese se ndabivuze oya ikibazo ni kimwe nane ubwo nkubaze ngo urankunda ikibazo ni kimwe ntabwo nabikora wembwira ngo ibintu ndi kuvuga ndi kubwira wowe keza n'amakuru nkubaze wenda duse n'ababivaho gato tujye no hari ikindi kintu nshaka ko tuganira tugira ikintu ubwira maramatsika abafana bawe abafana ba Pendo bafana muri rusange bari bategereje kumenya ngo Pendo yahereye hehe nyuma yo kuba ukuri kwagaragaye kwa Murundi ndetse no ku bya KEZA kuba byagaragaye se Pendo wagaragaje ko akunda Murundi yaje kumwemerera cyangwa byaje kwanga abantu benshi bafite amatsiko kuri isaha Murundi tuzi ko ubungubu wakugombye kuba uri single cyangwa se namko gufite mukundana kuba rero Pendo yaragaragaye nk'umukobwa wagukunze tutaremerera tutaramenya ngo bimeze gute gira ikintu ubwira cyangwa abafana cyangwa se Pendo gira ikintu mubwira akira mikoro gira ikintu oya na afite ikintu ashaka kubwira mikoro yifashe gusa nyine hagati aho nkibonera story yiwe nagerageje kubivuga narasubije hagati binyuma numva yuko nshobora kuba no muba hafi uretse gato Pendo urumva ndumva nangiye kwishima icyo novuga nyine natuze kuva mbonye ya story yiwe nyine icyo nombwira ndamukunda n'abantu babyumva bibine gukunda thank you ibyo gusese mu ibindi turabikora turi muhira cyangwa se kwa turabikora ku ruhande muri muhira bagakeneye kugaragaza ibintu by'abantu byose bwa mbere uritoboye bivuze ndabivuze ariko baraca umugani mu cyuni ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa bigaragarize ku munwa rero gira ikintu oya gira ikintu uyitwereke nyine nka sheri k'umukobwa ugukunze bitwereka ku munwa waretse ariko ntugakenere kubumba inkono bituyera ku ntango ntabwo ni inkono nini gusa icyo nzi cyo umwana ndamukunda sibyo reka nkuryo uretse ikindi kintu mbere ko Pendo ndabona ufite amagambo yo kuvuga buretse banze maze murundi akantu ko byakugoye cyane kubivuga twaherekere turi kuganira ugaca ku ruhande wari ukiri kubitekerezaho mu migenzo y'iwacu nago turasa ku ntego ikintu tudagitanze imvo iyo cyaje kiva cyangwa se ntago duhubuka niba nabimubwiye inzira zose nakije ngo mu kuvuga amagambo yavyumva intego ngomba kurasaho cyangwa se cyo ndi buvuge finale so wabyumvise
yanabyumvaga ariko nari nkeneye kumva ijambo rigaturukamo. nyuma yo kumva ijambo ryiza urutegereje umaze igihe kirekire amezi menshi utegereje aka kanya umeze ndumva nishimye cyane ndumva naryama ariko nuririye kurira ntabwo byemewe ese kunjijisha ndebera mu birahure nakorera ndebe neza oya noneho nanjye nagira isoni ubundi nta mwana nari mfite gusa nyine ndishimye cyane ndagushimira cyane gusa nyine watangiye kunkunda ariko nkoze kiriya kiganiro oya sinaraye kubona ndakora ko nkoze ikiganiro ubwo nuko nabonye story yawe nayo numva irababaje nanjye ndumva ko mbabaje kubona narakwanze nyine story yanjye niyo yatumye unkunda sibyo ubujyara iyo ubonye ubuzima umuntu yaciyemo ibyo byonyine biratuma umwiyumvamo noneho utabumva ko yarasanzwe anagukunda bigatuma umukunda birenze. Okay, wow, nyine ndabyishimiye cyane ndanezerewe urabibona nyine ko nishimiye mu bundi buzima nungutse umukunzi byiza cyane ubu murabona ko ntakiri single so ikintu namubaza murundi ikibazo cy'amatsiko iyo ntaza kuvuga story y'ubuzima bwanjye ese wari kuzankunda byari kuzaba bimeze gute ko umbwiye ko wumvishije story yanjye y'ubuzima bwanjye wumva irababaje ese bigukora nyine ku mutima ese iyo natambutse ubuzima bwanjye bwite ngo mbushire hanze ese wari kunkunda cyangwa na mbere yaho wabyiyumvagamo mu mutima kuza ko nyine ko nako kantu karimo ahubwo nanasobanuye ngo kubera ko bivanye nuko twari turi mutwe nka acting naragerageza uburyo ki numva ko nanagusobanurira cyangwa se nanakubwira ati ibyo bintu jya ubimbwira basi inbox WhatsApp ariko noneho mu buzima busanzwe nakwiye ngo ntago njya mpfa guhubuka cyangwa se ngo dudureho ikintu ntakitondeye n'ubundi nari kugerageza nkabona ko ari umwana mwiza kuba ntahise nguha urukundo ubwo ngubwo nyine ariko nabona ko uri umuntu wari wese ashobora kuba yokunda cyangwa se ufite abandi bagukunda nawe ubwawe ku giti cyabo uri kumva nkabona yuko umwanya n'umwana ushobora kugerageza uburyo kinsesengura mu buzima bwawe bwose ukuntu baye ukuntu uteye kuko gupfa guhubuka n'umuntu wese ubonye ngo aragukunda aragukunda hari ukuntu ura n'umuntu yaza no gusura n'inkweto akaba yazitwara akajya kuzishora ariko ukuntu wumva umuntu wenda ijya kumva story yawe byaramfashije ko nanone nari kwigaho cyangwa se nkabanza nkagutekerezaho ukazumva nandi nabikwibwira ati buriya sinagufasha nabihangane kwa kugira ngo nze fate umwanya wo kwigaho cyangwa se ukukumenya uwo uriwe kuko nawe kugira ubimbwire wari usanzwe umbona gutangaza amakuru wenda wafashe n'umwanya wo kugerageza guperereza wondiwe bivuze ngo nyene fendofe iherezo ryari iringira gusa nyine wow biranshimishije cyane ikintu navuga nanone ngarutse inyuma mbashimira cyane ko mwabashije gutangaza kiriya ari filme byaranyorohereje cyane kuko nari ngiye kujya mu Burundi azumobere nyereke kubyishimiye ko mukora ndashaka ariko ibyo guhoberana gusa ntabwo oya naba kuri kubura kandi ushaka iki badusozera tapyo byaranyorohereje cyane kuko narashakaga kujya mu Burundi ushaka kujyayo wowe ntabwo uheruka mvuga ko nshaka kujya mu Burundi ngiye kureba ugiye kumureba ngiye kureba mama wa Murundi ya ndebe nyine ko yamfasha iki ubwo rero nari kujyayo byanyabyo of course ntabwo mubeshya ntabwo mubeshya njye nari kujyayo cyane rwose nari kujyayo inshallah kuko njyewe ntago urukundo ngukunda n'urwanyarwo ntago ari filme niyo mpamvu rero kujyayo rero ntago byari ibyo ngibyo bihagarike utuze utunganirwe ahubwo kumana nabihagaritse umunsi numva ikiganiro cya mbere ngo iriya ni filme kakomeza kunyutsa biriya ko abafana bamere nabi abafana bamere binyutse biriya
ubu nyine nta kibazo turi kumwe tu. Pendo ndagira ngo nyine ako se kutambwiye ubona ifoto yawe imeze nyine hari indirimbo ya abahanzi bakoze ngo ngurebye iyo nzobe yawe isohokanye n'igikara cyaje tugomba kubyara umetisi none tugomba kubyara umetisi igikara n'inzobe cyane byabyara kana keza nyene ni umetisi afite igikara n'inzobe akagira ko imvange nawe akaba no murundi umetisi ni umunyarwanda n'umurundi igikara n'inzobe yego Pendo wenda nyuma yuko ubu ndakeka umutima wawe uraruhutse ahubwo uyu munsi wakigurira agafanta yebapfa uyu munsi ndagenda nigurira agafanta nkagotomera gakonje noneho Pendo ikintu ushaka kubwira rata kugasangira oya kugasangira se gusa noneho umunsi gift yanjye uyizuka yishyira nyine umva se nyine ntago mvuze ko mbigaruye kuko mbabaye ahubwo ndashaka kwibutsa nyine icyo gihe uyishyira inyuma ya gate byarakubabaje byarambabaje cyane sibyo ariko yambabarira it's fine nakubabarira Pendo ndagira ngo nyine nk'umuntu ugeze ku cyo yifuzaga nyine nk'umuntu usubijwe ibyifuzo bye ndagira ngo gire ikintu ugaragariza abakunzi bawe nabagufashije mu kugusengera kugira ngo murundi bicemo kiri ikintu tugaragarize ko wishimye nyine bagira twihisha ariko nagari rinete ikibazo nagari rinete ratangira ikintu okay ikumva Pendo gira ikintu dukorera uri kumwe n'umukunzi wawe umusore wakunze bwa nyuma na nyuma arakwemerera ubu se uri kumwe okay reka nkorohereze uri kumwe n'umusore mukundana ngo musuhoze umusore murakundana ngo musuhoze mbabwire sikore sibyo ibintu byaciye mpamvu nta mpamvu sibyo reka tubishyire inyuma ya kamera reka tubishyire inyuma ya kamera oya igasha shimira undi mwana no murima murabesha yagurutse ko umuntu uburiye kweri Pendo nayo umusirimu ndi muri mood y'urukundo nawe umusirimu ni ukunguka usuza sheri ya kamera sibyo bisengera kanankwibariza urashaka iki ndabizi aragikora ryarise twifuzaga nyine kubiriba kuko nimba wamubabariye cyangwa se nimba koko wamukunze kuba wabona wowe cyangwa se uzi ushobora kuba yogaragaza cyugusuhuza cyangwa se kugira ngo abantu babone yuko ibyo bintu yabyishimiye ariko akaba yakibagiye hari ukuntu umusuzanya nka apana guhoberana mukarabana utamukozeho natagukozeho turicaye hano nyine sibikunyuzera couple ya nyirasekeza tangiye kwipinga bizaza urumva iyo abantu urumva ni bwa akimereza naguriye ki ansa urumva nagarabyemera sindabasha ndumva atari jewe sindimo kubyiyumvisha maze turanatahana umuhanda turucemo nago n'umushake muntu ako dutahana nyine mu muhanda ubundi tugeze umwe wese hataye iwabo ataye yewe nareka wenda reka ndekeraho narindi kugira ngo mutwereke nyine nk'abantu bishimiranye ariko ndabona byanze ariko reka dutware ibyo twabonye abantu bari bamereye nabi ku murundi ngo amurezi ngo umwana ngo nkuriye man ibintu bitakurimo nago babikurimo hari icyo wari urindiriye buri muntu agira impamvu ye nyine kugira ngo ikintu wenda gikore ariko uko biri kose byatunganye kandi nshimira buri wese wari utegereje wenda kumva iyo nkuru umuntu wese washyigikiye Pendo muri interview yakoze kugeza n'isaha mukimuri inyuma byaje guca mabonye umuhoza amarira rero mu buzima bwe bwa nyabwo mwabonye abonye umusore ugiye kumuhoza amarira murundi witeguye iki cyangwa se witeze iki ku rukundo rwawe
na Pendo ugiye kumuhindurira iki mu buzima bwe cyangwa se mu bijyanye n'urukundo? Sinovuga ngo hari ibyo ngiye guhindura kuko urabizi Imana niyigira ibintu hindura ku muntu cyangwa se mu bantu, ariko ngomba kuba umuba hafi kuri kira kitu nshobora kuba nshoboye, ngomba kumuba hafi tu, wenda nawe akamba hafi. Ugiye gukora iki cyangwa se irihe tandukaniro hagati y'abandi basore baba barahuye nawe cyangwa se baramubwiye ko bamukunda, uzanye irihe tandukaniro? Que difference ngiye kugaragaza nuko ibyo nshoboye nshobora kuba no bimufashamo, ukumva nkagaragaza ko ndamuri hafi tu mu gihe abaye ngombwa kanyeneye, niba nkeneye muri service cyangwa se nkeneye ku kindi kintu runaka nk'abantu bakimufashamo tu, ibyo byo nyene agenda tuze na wundi urahari c'est moi. Pendo Umurundi atandukaniye n'abandi basore bose mwamwarakundanye, nyine uburyo agaragara n'uburyo wamugaragarije ko umukunda, agatinda gusubiza ariko ukemera gutegereza kugira ngo ubanze urebe nyine aho bihagaze. Urabona atandukaniye n'abandi basore bose mwakundanye? Keza nimba ubyibuka neza mvuga story yanjye Kano yisubire muri ya story man. No, ntago mbivuga nshaka kumusubiza neza. Mvuga story yanjye navuzemo ko nta bahungu nigeze nkundana nabo kubera igikomere nari nifitiye. So hagiye kuza urukundo nahereye kuri Murundi numva ndamukunze. Niyo mpamvu n'abanyarwanda nababwira ngo ntago negeze ntumuco kubera ko nari nifitiye igikomere n'ibiki mbona umuntu ndamukunda numva niwe umutima wanjye wishimira. Ntago bivuze ko n'abandi bahungu bankundaga badahari, barahari ni benshi, ahubwo ntago negeze nkundana nabo. So rero bakomeza gukora ariko kameme nyine y'inyanga, ubwo buriya nanone ntihari kuzabura undi muntu. Akano kutakasubije bakomeza gukunda ahubwo. Oya ariko bamukunde bisanzwe. So nago nababuza kunkunda, ahubwo hari umuntu nkunda. Hari umuntu nkunda nabo barabibonye ko nakomeje guhatiriza, gukomeza gutsimbarara nyine tu kukiriko. Noneho rero ntago wenda ufite ubwoba kuko Pendo n'umukobwa mwiza kandi ukiri mutoya, ntago ufite ubwoba yuko wenda bazamugutwara hanze? Hari abasore benshi nuko watinze ukaburundu zo gusimbura, ariko ushobora kuzirara wenda akavuga ati haje undi musore ramugutwaye. Kuri ubu ngubu ntago ufite ubwoba ko bazamugutwara? Ntabwo bamfite kubera ko icyo umuntu azaba cyo cyangwa azabana nacyo Imana yaragiteganyije cyangwa se yaragiteguye. Kuri hagati aho ni bibaye ngombwa bakanamutwara, ubwo none nago yoba yari uwanje. Oya, Imana yaba yarabiteguye mbere yuko azaba wanje cyagihe kimwe gusa nk'icyumweru undi akabona agaca mu bandi. Kuri ntabwo bamfite hagati aho, kandi nawe ntabwo ari umuntu agaragara nko wamugira ubwoba yuko yakikira abandi bahungu. Biragaragara ni n'ibintu ashobora kuba ari kuvuga mu mvugo ye ukumva yuko nta kibazo kiyo. Nyuma yuko rero hagaragaye byinshi byagaragaye turi natwe bari batugushimusi. Nyuma yuko hagaragaye ibintu byinshi byavuzwe kuri Murundi, hari abataramwishimiye kubera ibintu byagaragaye birasaga yabaye, hari abatarabikunze bakavuga ati Murundi uri umuhemo. Kuri wowe wabyakire guke ukubona umusore ukunda bari kumwakira nabi bitewe n'akazi yari arimo cyangwa se na business ari gukora akagaragara nabi mu bantu, we wabyakiriye gute? Njyewe ntago negeze mbyakira nabi cyane, cyane yuko maze kumva ko ari business, ari akazi. Numvishije ko kari akazi kamuhembaga kandi yagombaga kubyaza umusaruro. So rero njye ntago negeze mbifata nk'abandi bose, nabifashe nk'ibintu bisanzwe, noneho mpita mbifata nka filime. Nibwo buzima navuze ko nabonye ko nabufashemo, nta birenze. Ntaho byakwangije? Nta kintu, njye narishimye cyane, ntago nigeze mbabaraho. Ni iki babwira abasore bose rero baba bifuza ko bari barekereje bavuga bati nyamara Pendo umuntu yabigenza gutya, umuntu yaza kwiyakira utunimero gutya, ikintu babwira kuko ubu ngubu bamwe ngo ndabaye nimero zego bazamwikundira bari kubaza gitera. Uri wababwira iki? So icyo nababwira
nyine babibonye arahari namubonye gusa hari ikindi ngira ngo ndamufite uramufite ntabwo ndi singo ubungubu yes ubu ntabwo ndi singo none se reka wenda ni ubwa mbere tubimenye ni ubwa mbere mu bigaragaje ariko umuntu yahita atekereza se urukundo rwanyu rugiye gushingira kuki hari urukundo rwo kuryoshya rwo kwinjoyinga ariko rudafite imbere hazaza kuri mwebwe kuba mwemeye kubitangaza wenda no kubitwereka mufite iyihe ntego kubijyanye n'urukundo rwanyu tuzahise igihe kizagera mutwereke nyine ko hari indi ntera mwati cyangwa se n'ibintu gusa byo kuryoshya mujye mwisohokera mirangire nta ntego mufite mbese y'urugo rwanyu cyangwa se hagati aho baravuga ngo reka musubize hari ijambo bitwa akantu bajya bavuga ngo ntago bandongorera bamboneye nk'umusazi rero nawe nukira gute tuvuga ngo plan ngo dufite ngo mu rukundo kandi noneho twihuje aka kanya none tugiye no kugaza plan wasanga beje ubuzacya byapfuye bishobora no gufata ntawo bibeje ubwo nyene bivuze ngo ya twaba duhubutse cyangwa tujye kuvuga ibintu tutateguye tutateganyije ngo nyene reka tugende twiyorganize twumve ukuntu tugiye kubana mu rukundo twumve twubakire hamwe tu kuntu by'urukundo tugubakire hagati tu ubundi ubwo ibizakurikira nyuma yaha Imana nibishaka muzabibona cyangwa se mubimenyeshe n'abandi ariko wumve ngo agapaki birafunze reka wenda tusinamagana ku musozo w'ikiganiro ndagira ngo murundi wowe ugira ikintu ubwira abantu cyangwa abakunzi cyangwa se abafana bawe muri rusange hari abafite uko bagufashe nyuma y'ibyabaye hari n'abakikuri inyuma bakikwereka ko muri kumwe ndagira ngo ugire ijambo bwira abafana bawe muri rusange nimba ari ukubasaba imbabazi uzibasabe niba ari ikindi kintu ushaka kubabwira ukibabwire ikintu cya mbere nza kubabwira n'ubundi cyakomeza kwasaba imbabazi ndanashimira abantu babyihanganiye kwakira ibintu ko babibonye kuko niba ari giye na KEZA naka ibintu twakoze ntitwabikoze nko kugira ngo duturanje ngo tubibe ko twabikoze nk'abahawe ibintu byo gukora rero twabikoze nk'abihawe kuno saha twebwe twagaragaye nabi inyuma imbere y'abantu kandi kumbe hari ababyihishemo bakagaragaye nabi kuturenza ubwo ntibashoboye kugaragara hari n'abandi bitarukije ku ruhande kandi aribo ba nyiravyo gitera mugani w'ikinyarwanda bagitera bitarutsa kwande KEZA iki bimeze uko okay kandi ugiye gupreza neza wasanga aribo babyisha inyuma kiba twihangana ndabashimira cyane kanashimira n'uyu mu baby wanje mu biganiro akora cyangwa se mu bintu abanyamakuru byamuganiriza aragerageza kudusabira ikigongo kuko umuntu utekereza uzahimbabaza umuntu ko yazigusabye kandi kuba twanasabye n'imbabazi naga ikosa rirenze nago ari ibintu birenze cyane twagasaba imbabazi ariko nk'abantu dutekereza kandi dukunda abafana bacu twabasabye imbabazi ubwo rero Imana ikomeze bahezagire Pendo nawe kwenyene ni ku mutima tu Pendo nawe igira ikintu ubwira abari bakuriye inyuma mu kugaragaza kukunda murundi cyangwa se muri kumwe gira ikintu babwira dusoza ikiganiro ikintu nababwira abafana banjye abakunzi banjye muri make ikintu nababwira nuko mwarakoze cyane mwarakoze kumba hafi mwarakoze kunsengera mwarakoze kumpumuriza mbese mwarakoze muri make so Imana ibaho umugisha Imana izabamembere kubyo mwankoreye ndabakunda cyane kandi nzakomeza no kubazirikana reka mbashimire kuba iyi couple kuza kutugaragariza neza aho bigeze ndetse naho ibyawe bigeze ntusisi mwabaye uri kumva reka wenda nshimire buri wese badukurikiye nshimire abari bakurikiranye kino kiganiro reka nunge mu byo murundi avuze gusaba imbabazi yazisabye kandi twizire ko muza kumubabarira ndetse nanjye muri rusange twese turi kugaragaza yuko ibyabaye ntago twe tugamije kugira ngo tubabaze ariko Imana nibishaka muzaduha imbabazi ariko ntago tuzabara kubereka yuko dukeneye imbabazi zanyu no kutuba hafi mu kazi kacu ka buri munsi reka mbasezere mbwira wowe turakora subscribe mbwira nawe wayikoze gukomeza gukora subscribe share na comment babwira ngo ikiganiro nakagaruka ciao